Amahoro kuri mwe mwese mukurikiye Dego Media. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri film Umukire w'umumiliyoneri. Ese bantu banjye, niba muyikurikirana neza mubona mwebwe bizagenda gute? Uyu munsi iyi film igeze ku gace ka 27. Ese murabona uramukire Cedric murabona ashobora gutamba ibitambo bingana gute kugira ngo abone sheri we Alice? Jewe nabonye birakaze cyane, wongere ngo birakaze cyane. Ese ikibazo, uriya muntu yahamagaye ninde? Ese Alice we yashimuswe nande ko tutarabimenya neza? Gusa ikintu nabonye nuko Shalom yavuze ati perfect, ibi nibyo nashakaga. Ndetse umukire yavuze ati nutama Alice ndakwica. Ese yabivugaga abibwira nde? Ese Dani we muri kubona ari kubyakira gute kuba yabuze mushiki we? Ndetse na Gihozo ibintu ntago bimeze neza rwose, amahoro yabuze. Ese ubundi kibazo, uramukire we azivuga ryari? Usibye ko yavuze ati murashaka kureba uruhande rwanjye rubi, ese uramukire mubona azivuga ryari? Ibi bintu byose biri kuba, izi saga ziri kubaho, ndetse urabona yuko basubitse ibintu byo kujya kumwereka bofre we. Murabona ibi bintu bitazamugaragaza uwo ari we, ndetse bikamugaragaza uwo ari we mu gihe kibi? Mumbwire, ibi bintu muri kubona biri kugana he? Ese uwashimuse Alice we agamije iki kuri uriya muryango, ko mbona ibi bintu bimeze nabi cyane? Ese yaba ari Shalom? Ikibazo, Shalom se yaba agamije iki kugira ngo ashimute Alice kandi barahoze bakundana? Gusa ibintu ntago ari shyashya. Shalom nawe yaravuze ati ibi bintu byo gusaba imbabazi ni igikorwa cy'ubugwari. Bivuze ngo hari indi mpamvu yasabye imbabazi, atari ukuvuga ngo ari gusukura izina rye. Ese bantu banjye, ubu Shalom agamije iki? Arakorera iki Alice? Niba ari we wamushimuse biragenda gute? Dani we rwose we na mushiki we murabona yuko ibintu byabacanze byabarenze, bari kwibaza aho barakura umuvandimwe wabo Alice yabuze. Ese uramukire we, uyu mukire ngo ni Cedric wiyoberanyije akigira umukozi wo mu rugo, akaba yarakunze uriya mukobwa ngo ni Alice. Arabigenza ate kugira ngo amutabare? Byongeyeho nuko ari kubahisha icyo ari cyo. Ese nyiragasazi wacu we, ikiryabarezi cyacu Gihozo biragenda gute? Ko nawe ari amafaranga yariye, ari amafaranga ahora arya, iyo ntago azamugaruka. Niba bahereye kuri Alice, Gihozo we ntago bazamugwa nabi. Amafaranga ya Shalom ahora arya, Shalom akayamuhereza, Shalom akamuha amafaranga nta kibazo. Aho yo nta ngaru afite. Mwabantu mwe ngiye ndabona Shalom ari we muhemu. Nyamara reba ibintu biri kubabaho, reba ibintu biri kuba kuri uriya muryango nyuma yuko Shalom ari we ubasabye imbabazi. Shalom abasabye imbabazi, ariko ntago yari azikuye ku mutima pe. Ibi bintu aho bigeze birababaje pe, aho bigeze birababaje. Alice wacu baramushimuse, bigeze aho bikomeye pe, bigeze aho bikomeye. Niba umukire atangiye kuvuga ati mugiye kwerekana uruhande rwanjye rubi, kandi nutazana uwo mukobwa nakunze, nutama Alice wanjye ndakwica. Urumva yuko niba hatangiye kuzamo ibitekerezo byo kwicana, ibintu birakaze cyane pe, ibintu birakaze. Kandi n'uriya mugabo ngo ni Shalom uvuye muri Amerika. Uriya mugabo rwose nawe ntiyiteguye kuva ku izima, kuko murabona ko byose byari imipango ye yo kuba yagenda akisabisha imbabazi kuri bariya bose yagiye ahemukira, akaba yabasaba imbabazi akongera agasubirana nabo. Ariko hari ikindi kintu atagetinga, hari ibindi bintu agamije kandi bishobora kuba atari byiza. Kuko niba Alice yashimuswe, bivuze ngo hari n'ibindi bintu bibi bishobora gukurikiraho, bigakurikira kuba Alice yashimutwa. So rero umukobwa wacu ngo ni Alice rwose, mumufatire iry'iburyo aboneke
asubirane na sheri we, bongere bakundane bamerane neza, kubera yuko ibintu ntabwo byaba byoroshye biramutse bikomeje kuriya bagakomeza kumushimuta ntibamubone. Ndetse na murumuna we, karumuna ke ka Gihozo disi, nubwo gakunda amafaranga kakaba gakunda ibintu byo gusamara n'ibiki, ariko ni akana, karacyari akana, ntago twagacira urubanza, gakunda n'abavandimwe bako cyane, kuriya niko kimereye, gusa ntago ari bibi cyane, gusa ikibazo ni uko kaba karya amafaranga y'umugabo ushobora kuba azayakishyuza, gashobora kuba karya amafaranga y'umugabo uzayakaryoza ndetse n'umuryango wako wose, kubera ko uriya mugabo twabonye arimo arapanga ibintu bitari byiza, kugira ngo mwarabibonye muri episode zabanje, arimo arapanga ibintu bitari byiza, yaba kuri uriya muryango wa Barise, n'uriya mukire w'umumiliyoneri, uriya wigize umukozi, ndetse yewe no kuri uriya mushiki we, uriya mushiki we bakundanye. Rero ibintu ntago rwose bimeze neza pe, ntago bimeze neza. Mwebwe mufatire iry'iburyo kuri uriya mukobwa aboneke, uriya mukobwa naboneke ibintu biraba bimeze neza, nataboneka it's going down kabisa. Uriya muhungu ngo ni Dani, sinzi niba mwarabonye uburyo akunda umuryango we. Uriya muhungu naramuka abuze mushiki we, muraza kubona ibintu biri bube, kuko buriya sinzi niba mutabonye umujinya akunda kugira, sinzi niba mutarabonye muri episode zabanje uburyo biba bimeze iyo yarakaye. Rero n'uriya mukire nawe afite amafaranga, ashobora kuba yakora buri kimwe kugira ngo ibintu bigende neza, ashobora kuba yifashisha agakora buri kimwe, agasukura buri kimwe, agakora icyo bita clean, noneho akaba afite amafaranga ashobora kuba yatanga aho ariho hose mu nzego bikumvikana, akavuga rikumvikana. Buriya abakire hari ikintu baturusha, murabizi, abakire hari ikintu baturusha, iyo afite amafaranga abagufite, iyo akurusha amafaranga abagufite. Rero uriya mukire, ndetse kuba uri n'umukire means that asobanukiwe ibintu ibyo ari byo byose, ndetse aziranye n'abantu benshi bagiye bakomakomeye, ku buryo bashobora no kumufasha gushakisha cyangwa se kugaruza sheri wewe. naho ruzingiye rero, nanjye nawameniye, wibuke gukora subscribe niba utari wayikora, like, ushaka ume na comment. Rwose ndagira ngo muri iki gihe tugendane mbahereza ibintu bizima bifatika, ariko nanone ntabwo byama motivation namwe ubwanyu muri kureba video zanjye mukazicaho mutanasubscribinze, nta no gukanda like, nta comment. Urumva nyine ni ibintu nyine, ibyo ni nkuru canege. mubikurikirane kuko buriya channel yo ni Dego Media. Mugende murebe na video nasohoye bwa mbere, nizo nteganya gusohora zose. Ndateganya gusohora ibintu byinshi kandi bifatika bro, ndateganya gusohora ibintu byinshi kandi bifatika, ndetse birimo ibintu byumvikana, biri clean. Rero ubwo naho ubutaha, ciao, kora subscribe ubundi dukomeze twiririze.